Reka nongere mbasuhuze ari nako mbaha ikaze mwe mudahema kubana natwe hano kuri iyi chaîne ya YouTube mu makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Uyu munsi turi ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2025. Mwe mutwumvira mu gihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali, tutibagiwe n'aba diaspora mugenda mutwumvira mu bihugu bigiye bitandukanye. Mwese tubifurije gukomeza kugubwa neza cyane, tubifuriza amahoro y'Imana akomeze gusakara muri mwe mwese. Inshuti zacu, reka mbabwire ngo niba ari bwo mukigera hano kuri iyi YouTube channel, icyo musabwa kugira ngo mujye mubonera amakuru yacu ku gihe nuko urebaho munsi ya video ugakanda subscribe cyangwa se s'abone, amakuru yacu ukajya uyabonera isaha ku isaha asohokeyeho, ugahora uri uwa mbere ureba amakuru tubagezaho. Inshuti zacu, amakuru tugiye kuba dukomozaho na amakuru arimwo yacicikana ku mbuga nkoranyambaga muri iki cyumweru gishize. Umwe witwa komediye witwa Niyonshuti Yannick mwamenye nka Kiramani, muri iki cyumweru gishize hagiye havugwa inkuru zitari nziza kuri we. Abenshi bagiye bamukomozaho bamuvugaho ko yaba amaze kwatakwa n'ikibazo cy'ubukene, ariko akajya agenda nawe ubwe hari ibyo yagivugaga ko ari ikibazo cy'ubukene bwari bwamwatatse, ariko nyuma yaje gusobanura ko yari ari gukina prank. Ariko nyuma y'ibyo ngibyo yuko yari ari gukina prank, hari ibindi byago byaje kumugwirira bihita bimwatakira muri ibyo ngibyo yari amaze gutangaza, aho baje kumwiba channel zigera muri enye yakoreshaga zose, baje kuzihakinga ziza kubura kuri izo, ndetse hari n'iyari yabashije gusibwa. Ariko ibyo byose nibyo tugarutse kurebaho kugira ngo tubanze tumenye ese bimeze bite, n'aya makuru ari kuvugwa muri iki cyumweru kuri uyu mukinnyi mwakunze mwese nka Kiramani, benshi bagiye bakunda kwita Daddy. Ni umugabo rero ufite ibigwi byinshi cyane wagiye wandika izina. Ni umugabo ufite abantu benshi yagize icyo yamariye mu bijyanye no mu mibereho yabo muri rusange, kandi ikindi akaba ari umwe mu bantu bakunzwe hano muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Abantu bakunda amasinema agenda ashyira hanze. Ubu ngubu rero ibyishimo ni byose kuri uyu Kiramani ariwe Niyonshuti Yannick. Mu kanya gatoya amaze gutangaza yuko channel zose abifashijwemo na Clement, izi channel zose zimaze kuba zagarutswa, zikaba zimaze gusubira ku murongo. Iyi ni inkuru y'ibyishimo ku bakunzi ba Kiramani ariwe witwa Niyonshuti Yannick. Ni umukomediye ukina neza cyane, kandi iyo umurebye benshi bagenda bamwita Daddy, kandi koko no wa muntu ukunda gucisha makeya mu buzima bugiye butandukanye, ni wa muntu ukunda kusabana na bose, ariko yavuze gutangaza ko agiye yasobanukirwa neza abantu abari bo, ko atagomba kuzongera kujya yizera umuntu uwo ari we wese. Benshi bagendaga bavuga ngo channel zagiye zitwarwa nabo bagenda bakinana, ati channel zagiye zitwarwa n'inshuti ze, abo yabitsaga machine se wenda bakoreragaho baprodingiragaho, ati bakaba bazi ama password, bakaba bazi za email za yakoreshaga. Mbese muri makeya buri wese yabivugaga uko ashoboye, buri wese yabivugaga uko abyumva, ariko icyo ngicyo si cyo kibanze cyane, ahubwo ikibanze ni uko uyu Kiramani mu kanya gatoya amaze kuvuga yuko ku munsi w'ejo ku itariki 24 azaprodingaho ibyo yari yakoze byose,
bijyanye n'amafilimi akabishyira kuri ayo macano ye yose yabashije kugera hanze. Inshuti zacu rero mwese mukomeze kugenda mubana natwe 5 kuri 5. Ayo makuru n'andi yose tuzajya tugenda tuyagarukaho tubabwira ngo ibyishimo ku bakunzi ba Kiramani, ibyishimo kuri uyu mugabo witwa Daddy, ibyishimo rero ku bandi bose bakundaga izi chaîne za YouTube yagendaga anyuzaho amafilimi agiye atandukanye. Mwese rero reka mbabwire ngo bifurije kugira ijoro ryiza, mbifurije kugubwa neza, Imana ibahe ibyo mwifuza kandi Imana ibarebe icyoroshye muri iri joro, buke mu gihumeka umwuka w'abazima, Imana iduhane umugisha. Ciao ciao.